Mwami wacu Yesu ashimwe, mushiki wanjye mwene data, twongeye kukurarika muri aka kanya keza ko gusabana n'Imana mu ijambo ryayo. Ukomeje kubana na Pastor Jean Jacques. Reka dusome ijambo ry'Imana mu butumwa bwiza ko bwanditswe na Matayo mu gice cya 15 umurongo wa 21 turageza ku murongo wa 28. Reka dusome. Yesu arahava ajya mu gihugu cy'i Tiro n'i Sidoni. Umunyakananikazi aturuka muri icyo gihugu arataka cyane ati, Mwami mwene Dawidi mbabarira, umukobwa wanjye atewe na dayimoni cyane. Ntiyagira icyo amusubiza. Nuko abigishwa be baramwegera baramwinginga bati, musezerere kuko adutakira inyuma. Arabasubiza ati, sinatumiwe abandi keretse intama zazimiye zo mu muryango wa Isirayeli. Nawe araza aramupfukamira aramubwira ati, Mwami ntabara. Aramusubiza ati, si byiza kwenda ibyo kurya by'abana ngo mbijugunyire imbwa. Nawe ati, ni koko Mwami, ariko imbwa nazo zirya ubuvungukira bugwa buvuye ku meza ya ba nyirazo. Maze Yesu aramusubiza ati, mugore, kwizera kwawe ni kwinshi, bikubera uko ushaka. Umukobwa we aherako arakira. Amen. Iri jambo dusomye, iyi nkuru y'uyu munyasamariyakazi, nifuje ko idufasha kuganira ku ntego igira iti, kwizera nyako kugaragarira mu kudacika intege. Kwizera kugira igipimo kumenyekaniraho ko ari guke cyangwa ko ari kwinshi. Inkuru dusomye ni inkuru y'uyu mugore Bibiliya yita umunyakananikazi waje gusanga Yesu ngo amukirize umwana wari ufite ikibazo cyo guterwa na dayimoni. Uyu mugore ashobora kuba yari yaragiye yumva Yesu akiza abandi, bityo bitumaza afite kwizera ko nawe ari bumubonereho ubutabazi. Nyamara ahageze ahura n'ibikuta atibwiraga. Icya mbere giturutse ku bigishwa ba Yesu, n'ikindi cyaturutse kuri Yesu ubwe amubwira ko atatumwe ku bandi keretse ku bana ba Isirayeli. Twakwibaza ngo ni iki cyateye uyu mugore imbaraga ko atarazi Bibiliya, uku kudacika intege kugeza n'aho adakangwa n'ibyo Yesu yamubwiye amuhakanira, yabikuye he? Igisubizo cy'iki kibazo kiri mu bintu bitatu. Icya mbere cyatumaga ukwizera yari afite kudacika intege ni urukundo yakundaga umukobwa we. Urukundo rwabaye moteri yo kwizera kwe, nk'uko ijambo ry'Imana ritubwira hariya mu Bagalatsi ibice 5 umurongo wa 6 hatubwira ngo muri Kristo Yesu kigira icyo kimaze ni ukwizera gukorera mu rukundo. Urukundo rero rujya ruba moteri yo kwizera. Uyu mugore ntiyanezezwaga no kubona umwana we aterwa na dayimoni, kandi akumva icyo asabwa cyose yagitanga ngo umwana we akire kuko yamukundaga. Niba dushaka kubona igitangaza mu buzima, tuzarenga ubwoba dusunitswe n'urukundo, dukunda umurimo w'Imana, bitume tudacika intege kugeza tugeze ku ntego. Urukundo dukunda Imana nirwo rutuma tudacika intege mu byo duhura nabyo byose, ahubwo tugakomeza gukunda Imana no kuyubaha kugeza ku iherezo. Ikindi cyasunikaga uyu mugore bigatuma kwizera kwe kudacika intege ni uko Yesu wenyine ari we yari asigaranyeho ibyiringiro. Birashoboka ko yari yaragerageje ibindi byose ngo umukobwa we akire, ariko ibyo agerageje byose bikanga. Aza kuri Yesu rero kuko ariho honyine gusa yari ateze amakiriro. Mu gusenga kwacu dukwiriye kutabangikanya Imana n'ibindi, ahubwo tugasanga cyangwa se tukemeranywa n'imitima yacu ko kuri Yesu honyine ariho duteze amakiriro.
icyo gihe nibyo bizahesha isengesho ryacu kugira imbaraga, kandi imbaraga zidasubizwa inyuma, imbaraga zo kudacogora no gukomeza gutitiriza imbere y'Imana yacu. Icya gatatu cyaheshaga uyu mugore imbaraga ni uguhishurirwa ineza y'Imana. Uyu mugore yari afite ihishurirwa ry'ineza y'Imana, kuko bitaba ibyo ukurikije amagambo yari yahuye nayo yagombaga guhita asubira yababaye ndetse acitse intege, abona ko aburiye aho yari yizeye amakiriro. Ariko yashubije Yesu atuje, atarakaye, ati ni koko mwami, ariko imbwa nazo zirya ubuvungukira bugwa buvuye ku meza ya ba nyirazo. Kuko umutima we wabonaga ineza y'Imana. Yari azi ko rero nubwo atarabikwiriye, atanatunganye, ariko amenya ko Imana ari nziza, kandi ko ineza yayo itatuma itererana uyiringiye. Yabaye nk'uyu muririmbyi wa Zaburi ya 44, aho agira hariya ku murongo wa 27 agira ati, haguruka udutabare uducungure kubw'imbabazi zawe. Yari azi ko ibyo abona ku Mana abikesha imbabazi zayo, atabikesha ko yatunganije cyangwa se yakiranutse. Ni kangahe iyo ubonye amasengesho yawe adashubijwe uhita wicira urubanza ngo nuko utakoze ibi cyangwa biriya? Ukwizera kwacu kuradandabirana kuko duhanga amaso intege nke zacu aho kuyahanga ku kugira neza kw'Imana. Kura amaso kuri wowe ubwawe ahubwo uyahange ku neza y'Imana. Ibuka ijambo ry'Imana ritubwira ngo mbese ubwo itimanye umwana wayo ikamutanga ku bwacu twese, izabura ite kumuduhana n'ibindi byose? Mu Baroma igice cya 8 umurongo wa 32. Niba uyu mugore w'umunyakananikazi, umunyamahanga ku masezerano, yarashoboye gusubizwa kubwo kumaramaza kwe, agakora ku mutima w'Imana, ni gute bitarushaho cyane kuri twebwe abana b'Imana isumba byose nitugaragaza ukwizera kudacogora? Mushiki wanjye, mwene data, Imana iguhe umugisha, iguhe kwizera kudacogozwa n'ibihe, kudacogozwa n'ibyo unyuramo, kandi iguhe kwizera kurenga ibikuta byose uhura nabyo, ahubwo wiringire neza y'Imana aho kwiringira imbaraga zawe, kandi Uwiteka bigushoboze mu izina rya Yesu, amen. Hariho icyo nkwaka mwami, nubwo mpora ngucumuraho, mwamunyeze unyezeshe amazi cyangwa umuriro. Mpanagurwe hose mwami n'umuriro niba ushaka, ntunganiriza ubwenge, nzanezerwa nzaguhimbaza, ariko umutima wera ndawushaka kurushaho. Mpanagurwe hose mwami, umuriro niba ushaka, umutima wanjye